nziza umunezero reka dushime Imana cyane yuko yakomeje kubana natwe yakomeje kuduha umutekano gukomeza kuduha amahoro bareba ariko naho ijisho ry'umuntu ritareba nasabira buri wese kugira ngo yagora mu Bana nzi neza yuko iryo jambo umuntu abasha kurivuga ntirigira agaciro ariko Imana ibasha nanone kurivugira mu mutima buri wese ijambo ry'Imana ryo ryaremye byose igihe Kristo yari mu isi bigishwa batangajwe cyane n'igihe yacyahaga umuyaga agacyaha inyanja akayibwira ngo cishe kugeza ute utuzi iryo jwi ryavugiye ku nyanja ya Galileya icyo gihe bigaturisha imiraba yose ari mu nyanja niko n'uyu munsi ribasha kuvugira mu mutima buri wese si neza yuko ubuzima bwo ku isi turabujije kuba ubuzima bumwe nibwo yageze aho bavuga ko ibyaje gukora kakasi ntambara ibyo bituma abantu bamwe n'igihe agize ibyishimo ibyo byishimo atabyishima to the fullest kuko aba ari gutekereza ati kizakurikira iby'ibiki niko biri ubuzima turiho mu isi nzi neza yuko nta muntu utari ku rugamba n'intambara nta n'udafite ikintu kibasha kuba cyatuma ahagarika umutima ariko nanone Kristo agaruka akakubwira ngo gira ibyiringiro muri njye n'ubundi ngo ntawiganyira ubasha kwiyunguraho na mukono umwe ibyo byose so mu ijuru azi ko mugenje muti ubikeneye kandi azi niba mubikwiriye ni byiza rero ni ikintu gikomeye kwiringira Imana nk'uko twarabyiza mu bigisho yuko hari ibisaba gutegereza that you have to wait ukaba ugomba gutegereza igihe cy'Imana cyagenwe bikaboneka nubwo bigoranye mpamvu mubwira ngo biragoranye nuko n'uwitwa sogokuruza mu kwizera Aburahamu se byaramworoheye yarategereje arategereza kugeza igihe we n'umugore barebera bavuga bati isezerano ry'Imana ryo niryo rigomba gusura ariko se none rigomba gusura rite burya abasha kuba muri uriya mwanya yarumvaga ari gukora cyangwa se gusuzuma umugambi w'Imana ariko nta handi byari biturutse uretse kutizera no kudashobora gutegereza ni ikintu gikomeye ariko ni ikintu dusabwa ndetse ni ikintu umuntu wese aba afite kwiga akakiga neza especially for the youth ku basore haba hari amarembo afunguye menshi imbere yanyu haba hari amahitamo menshi imbere yanyu muhitamo ry'uruziga muhitamo ko muzabaho muhitamo kuzatura muhitamo abo muzabana isoni abakuze bari igihe kigera ku buryo byinshi bimusaba amahitamo ya byararangiye gutya akaba avuga ngo akazi ndimo ariko kazashajisha uwo turi kumwe ibyo tuzabona byiteka ibyo ndi gukora aho ntuye ntaho sinzimuka ariko ku basore bafite amahitamo menshi imbere yabo birakwiye yuko wiga isomo ryitwa gutegereza ni ubwenge bukomeye ariko ni ubwenge bubasha kureba umusore atari mu buzima bw'uyu munsi gusa ahubwo mu buzima bw'iteka ryose isomo twatangije mushiki wacu adusomeye ni isomo riri mu Befeso sinzi ntabwo nivuze nitwa Munezero isomo ko babivuze izina ariko ikindi ni umwizera w'itorero rya Irake ariko nagiye muri Irake mvuye hano David Reyes nibwo nari hano umukuru w'itorero muri itorero rya CBI ngombwa ko bakomereza kugeza ahandi ariko ubu naje nk'umwizera w'itorero rya Irake ndumva ibyo bihagije ikindi ni mugenzi wanyu ndacyamuje ni umusore ubwo sinzi ndakeka nta kindi ubwo ibyo mvuga ndabivuga nk'umuntu uri kubwira abantu nzi neza yuko ari duhuje kandi duhuriyemo n'intambara n'ubwo zitaba zimwe ariko ari intambara duhuza muri izo ntambara tubamo ndetse n'urwo rugendo
dukora. Icyambere mu Efeso 5:14 baravuze muri cyo gituma bivuga ngo usinzire we kabuka uzuke kugira ngo Kristo abone ukagejeje ate akukurikira. Hari urupfu abantu babamo bakagenda ariko bakagera bagendana. Urwo rupfu umuntu urimo akabwirwa gukanguka, numara gukanguka mu bitotsi Kristo agire umurimo agukorera nta kibazo kukurikira. Ikindi ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Mwirinde cyane uko mugenda mu rugendo, uko mubasha kugenda urugendo ariko mubigenda nk'abatagira ubwenge ariko mukugenda. Atavuga ngo si muri kugenda muri kugenda, ariko imigendere yawe n'imigendere yanjye akaba ari ukugenda utari mu bwenge na buke. Mwirinde rero, mwirinde uko mugenda. Indirimbo twatangira ngo uhuguka umutima wanjye, kuko umutima urahuga. Umuntu akabaho agenda, akabaho akora, akabaho abantu bamureba, ariko umutima ubuze kugeza igihe nta wundi wakwingingira umutima we kugira ngo uhuguke uretse wowe. Ukabwira umutima ngo umutima wanjye uhuguka. Hari imyaka umuntu abaho akabasha kwibamo nawe wamubaza ngo ese urihe akaba adasobanura ahari. Maze Pawulo akavuga ngo mwirinde ko mugenda kugira ngo mutagenda abategera ubwenge. Ahari mu migani, umunyamigani Salomo igice cya 2 yatanze inama avuga ku cyitwa akavuro k'ubwenge kugira ngo ni nk'umukuru w'ubwenge. Yaravuze ngo mwana wanjye, niwemera amagambo yanjye ugakomeza amategeko yanjye, bituma utegera ubwenge amatwi, umutima wawe ukageza ute ukawuhugurira kugira ngo ushishuke. Niba urira ubwenge bwo guhitamo kandi ijwi ryawe ukarangura urihamagaza kugeza ute. Niba urira ubwenge bwo guhitamo, ese umuntu ageraho kurira ibintu byoroshye? Hari ubwo ushaka ubwenge bwo kugira ngo umenye amahitamo kugeza igihe bigusaba kugira ngo n'amarira nashaka agere hasi, ariko ushaka kugira ngo umenye ubwenge bwo guhitamo. Muri uru rugendo turimo, haba urugendo rwa Gikristo, haba urugendo rw'ubuzima, niba hari ikintu umusore yagakwiye gushyira mu mutima, ni ubwenge bumuhereza guhitamo kugira ngo ikintu cyose ahitemo ahitemo binyuze mu bushake bw'Imana. Kubera iki? Niba hari igihe umuntu akora ibintu bifite ingaruka ku buzima bw'ahazaza, bikaba bifite ingaruka ku buzima bwo kugira ngo azishime cyangwa se azababare, nibyo akora kino gisore. Hari ibyo ukora uyu munsi ntubone ingaruka zikaba ziza mu gihe kizaza. Nubwo ari ibyo dukora uyu munsi bigahita bituzanira ingaruka, ariko ingaruka zishishana, ingaruka zibyara cyane nizo mu gihe cyazaza kuruta uyu munsi. Niyo mpamvu umusore w'umukristo, umusore w'umunyabwenge yagakwiye gushaka ubwenge bumubashisha guhitamo, ku buryo amahitamo yiwe yose aba ari amahitamo avuga ngo Imana irakeneye. Ariko bizaturuka he? Kwa kwimenyereza kubana n'Imana. Hasi niba uzamenya kubaha Uwiteka icyo ari cyo, ukabona kumenya Imana, Uwiteka niwe utanga ubwenge, mu kanwa ke havamo kumenya ndetse kujijuka. Niba ushaka kumenya ubwenge nta handi buturuka uretse ku Uwiteka. Uwiteka rimwe na rimwe dushyira ku ruhande igihe tugiye gukora amahitamo, akaba ari amahitamo afite cyane ku buryo yakurwa n'ibyifuzo n'icyo dutekereza ko dukeneye cyangwa se dushaka. Uwiteka tumushyira ku ruhande, ariko twamushyira ku ruhande ntabwo tubura kubona iyo tugeze imbere yuko twahisemo nabi, yuko twabuze nabi, yuko Uwiteka yagakwiye kuba ari we wabaye mu mahitamo yacu kandi akatubera umujyanama. Shaka yuko tudatinda
kuri ibi cyane, ahubwo tugira n'uburyo twiga ku bijyanye n'ubwenge bwa Kristo, inzira ya Kristo, kugira ngo natwe tugendemo dufite ubwenge. Iminota mikeya bitewe n'aho igihe cyageze byinshi byagiye bisubirwamo, ariko ndabikoresha ukwiriye. Ahari ndagira byinshi nsibuka ku byo twari kuganira, ariko ndagira ngo duhite twihuta tujye muri Yohana. Yohana igice cya 3, haratubwira ngo ibya Nikodemu. Ahari ni amagambo abenshi baba barasomewe cyangwa se barasomye cyangwa se baranayize, ariko ijambo ry'Imana rihora rishya igihe cyose, rihora rihamagarira uryiga kugira ngo akure n'igishasha. Igihe udakwiye n'igishasha ntabwo ari ikibazo cyawe, ikibazo cyawe. Kubera iki? Ijambo ry'Imana riteguye ku buryo rigomba kubera abantu b'ibihe byose, kandi ibihe byose bikaza rigomba kubigisha ubwenge ndetse no kumenya. Abantu b'ibihe byose kandi ibihe byose. Ntabwo bizagutangaza isomo wasomye ufite imyaka 5, imyaka 10, ukagira 20, ukiza ukabona ibyo byanditse muri Bibiliya, kandi ukabona ugomba kumva ibyo gitabo ukayisoma. Ntuzigire umunyabwenge ugiye ngo narabyize ngo ndashaka n'iki. Warabyize ariko ntabyumvise. Uyu munsi rero kandi amagambo tugiye kwiga byashoboka yuko kubera amashyashya, cyane cyane mu rugendo rwa Kristo. Kwibeshya kose ni ukwibeshya, ariko niba ari ukwibeshya kubi ni ukwibeshya mu rugendo rujya mu ijuru. N'ubundi ubuzima buri ku isi, kuko twananiye Imana, amahitamo menshi tuyafata, Imana yatubwiye tukabyanga. Ibyo tukamenya ngo turasanga ingaruka zacu. Nibyo pe. Imana irakubwira ukamenya neza ko ari Imana ikubwiye ngo dukora, ariko warangiza ukagikora ugasanga ingaruka zacu, kuko imitima yacu yananiranye ndetse n'amahitamo yacu akaba iteka ryose ahora iteka ashaka kugira ngo abangamire kuri kamere. Ibyo byo hari icyo rwose ntabasha kuba nabakosoraho ngo nkubwire ko iteka ryose uzajya uhita bigikuriye cy'ukuri. Nanjye ubwanjye ubabwira abari urugamba ese ntabwo zikomeye, ariko byibuze hari icyo tubasha kwiga cy'inzira igana kuri Kristo cyangwa se inzira igana ku Mana, kugira ngo byibuze abantu bananiranye igihe nikigera byibuze wumve mwuka w'Imana akomanya ku mutima wewe kugira ngo mwuka w'Imana. Naho ubundi amahitamo y'abasore wa mugani uvuga ngo ujyana n'umusore gatwara iki? Ujyana n'umusore yatwara ubwungu, kuko uko byagenda kose bitadukize umusore muraganira akakwemera ikintu, ariko akimara gutandukana nawe aho uvuye akagenda agahita ahindura. Mwavuga ati se none ko tuba tumaze kumvikana iki ngiki ku icyo wese akavuga ati byaranze. Niba hari ibitekerezo bikora bigakora byihuta ariko biri mu buyobe bwinshi, ibitekerezo birarisubiye. Niyo mpamvu mvuga ngo byihuse. Reka twigane aya magambo kuko tuzi uko byihuse ari icyo yafashe umusore. Nubwo uri kwakuyoboka kwawe mu buzima busanzwe bwa buri munsi, byibuze n'urugero rwa Kristo nteko mu kwibesha no kuyoba. Ibyo witwa Nikodemu ngo yari umwe mu bagize urukiko rukuru rw'Abayuda. Urukiko rukuru rw'Abayuda hatorwagamo abantu 70 mu gihugu cyose. Babaga icyane, bafite ubwenge bw'imitekerereze irenze ya rubanda rundi, bakaba bazwiho kubaha Imana, bakaba bazwiho kuba batekereza ibitekerezo bibasha kuba byafasha cyane rwose. Mu gihe cya Yesu, bitewe n'uburyo iyobokamana ryari rimaze igihe rigeze hasi cyane, wasangaga abantu benshi mu myanya bayigiramo kuko kugambana, abandi bakayigura, abandi kuko ari umwana ukomeye akabonekamo. Bwari ku witwa Nikodemu, yari yaravutse ibyo byose nta na kimwe agira. Ikintu cyonyine cyabashaga kumwinjiza muri uwo mwanya bwari ubwenge ndetse n'ubuhanga bwo kumenya ndetse no kubaha Imana. Yari atandukanye n'abandi icyo gihe. Ni ukuvuga ngo imibereho ya Nikodemu
ubwenge bwa Nikodemu, ubumenyi bwa Nikodemu bwatumye abo bantu mu Bayuda miliyoni na miliyoni zariho agirwa ugomba guhagararira abandi kugira ngo bajye bagira uburyo basobanura amategeko, bajye bagira uburyo bacira n'iseremansi, bajye bagira uburyo bwo kugira ngo bayobore ishyanga kugeza ku cyo bari bategereje ibyiringiro bikomeye, ariko kwishyurirwa kwa Mesiya ndetse no kuvuka kwa Kristo. Burya nta kintu kwari kugira ngo niyo mpamvu muzabona mugasoma mukumva ngo nuko ngo runaka mubwiye ibya Yesu baravuga ese ngo n'abakuru bacu barabemeye. Nuko abo bakuru barabitezweho cyangwa se abategerejejweho yuko igihe Mesiya agombaga kuvuka bagombaga kubimenya, barangiza bakatangariza rubanda. Nyamara ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntabwo Imana yashimye yuko ubwenge bwo kwimenya buza bukamenyeshwa n'ubwenge bwa kavukire, kuko igihe kiragera ubwenge bwa kavukire bukaba bugomba gushyirwa hasi cyane, bukambikwa hasi ugafata ubwenge bw'Imana. Bwaba ntibubwira abantu bose bo ku isi ngo murabaswa, kandi bose baracumuye ntibashikira ubwiza bw'iki. Ubwo bwenge bwemeza umutima w'umuntu kugeza igihe bumushyira hasi agatangira kwiga nk'umwana muto w'igitambambuga. Nibwo bwenge bw'Imana bwonyine bubasha gusobanurira Imana. Naho ubwenge buhambaye waba ufite bwose, imitekerereze ihambaye waba ufite yose, nta handi bizakugeza uretse muri filozofi rimwe na rimwe izatuma ahubwo uhakana Imana. Ariko abemera kugira ubwenge bw'Imana ubacisha bugufi kandi ukaboroshya, buzashobora Kristo. Nikodemu nubwo ari mu rukiko rukuru rw'Abayuda, nk'umuntu wari yubashwe cyane, yumvise ibya Yesu, yumva amagambo ya Yesu, arebye ibitangaza Yesu akora, aravuga ati uko byagenda kose uriya muntu atandukanye natwe, atandukanye n'uko tumeze. Agira umwanzuro wo kugira ngo amaramaze mu mutima yuko agomba guhura nawe bakaganira, akagira icyo yunguka kuri Yesu. Akimara kugera kuri Yesu ngo yagiye nijoro kuko yatindaga abantu. Urumva ikintu cya mbere ubwenge bw'isi bukorera butuma uba utinya abantu kuruta utinya Imana, butuma uba ushaka kuba wakora igishoboka cyose kugira ngo imbere y'abantu ube utunganye, ubone nta kibazo, ariko imbere y'Imana uri igicibwa. Maze Nikodemu araza, amaze kugera kuri Yesu abwira Yesu ati mwigisha mwiza, tuzi neza yuko avuye ku Mana, kuko ibyo ukora byose ntabwo ubasha kubikora uretse ari kumwe n'iki. Ubwo ni ubumenyi buhambaye utabasha kumenywa na bose, ariko ni ubumenyi butaza ngo bugire umuntu umwana w'Imana. Ibyo bivuze kugira ngo ufite icyo ngicyo atigera yibwira yuko icyo kimuhereza privilege yo kugira ngo yitwe umwana w'Imana. Nikodemu ibyo yari abizi. Nikodemu yari afite imico myiza. Nikodemu yari umuhanga, ari umunyabwenge. Nikodemu yari azi Yesu, azi yuko Yesu atari uwavutse ku isi ngo abe umuntu nk'abandi nk'uko Abayuda bamufata mu icyo gihe. Nikodemu yari azi ko Kristo yaturutse hehe? Mu Mana, kandi Imana iri kumwe nawe. Ni ubuhe bwenge undi yari akeneye, ni ubuhe Kristo undi yari akeneye bwagombaga kureba ubwo ngubwo. Nyamara kuri twebwe natwe usanga kenshi tudafite ikirenze icyo ngicyo, ariko reka mubwize ukuri, icyo ntabwo gihagije. Waba ubivuga ubyizera, waba ubivuga utabyizera, waba ubivuga ubikuye ku mutima, waba utabikuye ku mutima, ariko kumenya Kristo ukagira ubwenge n'ubuhanga bwo kumusobanukirwa, ibyo ntabwo bihagije rwose. Ubukristo si ubumenyi, ubukristo ni imibereho. Urugero rwa Kristo ntabwo ari inzira umuntu asobanuza amagambo ye, nta nubwo ari ibyo wumva ngo kuko byakire mu mutima urwo rugendo rugenze. Ubukristo ni imibereho. Nikodemu akimara kuza ashima Yesu ndetse amuvugaho iby'ukuri koko, Yesu ikintu amubwiye kimwe aramubwiye ati Nikodemu, ubwo bumenyi nabushimiye nibyo, kumenya ibyo ugashirirwa nibyo rwose nta kibazo, ariko ngombwa ni kimwe, nutavuga ubwa kabiri ntabwo uzinjira hera
mwe kuba abagenda bakagira ubwenge ushishikariza imitima kugira ngo uruhuke bw'agakiza. Igihe Nikodemo bwirwaga cyo kuvuga ubwa kabiri, ikikwereka yuko atari yavutse ubwa kabiri kuko atarabizi. Ikibazo cya mbere yabajije yaravuze ati bishoboka bite yuko umuntu ukuze ahamagarirwa kugira ngo yongere avuke? Bureka bw'iki? Niba hari akaga gakomera, niba hari akaga kabaho, ni ukugira ngo umuntu yisange mu nzira ya Kristo kandi atarahera agomba gutangira. Yahereyemo hagati yurira inkike yisanga mu rugo rw'Imana, yisanga ari kurya ibyo kurya by'abana b'Imana, yisanga uko Imana itwikira abandi nawe ari kumutwikira, yisanga ari kumwe n'abantu nabo bagenzi biwe, nyamara ukisanga abantu bari muri urwo rugo bose bataturutse hamwe. Yesu yaravuze ati ureke urukugura amasaka bigenze bite bikurane, kuko wajya kurandura abasha kurandura yibwira ko agiye kurandura urukugu akarandura n'iki? Aravuga ati mureke bikurane. Kubera iki? Ubu Kristo bw'abantu n'uburyo tumeze twese turasa rwose. Isabato turaza tugasenga tukirirwa hano ikagera saa sita tugataha, muri kora tugakura tukaririmba, ariko ikababwira muri abo bantu bose bangana utyo ari ukugura amasaka itatanga mu munsi izatanga ryo Kristo yageze gusa. Irinde rero Nikodemo Yesu aramubwira ngo utabyawe n'amazi n'umwuka ntabwo abasha kubona ubwami bw'Imana. Amubwire ibintu bingahe? Amubwire ibintu bibiri, kimwe kigaragara n'ikindi kitageze. Ikigaragara ni icy'abantu koko cyereka abantu, ariko ikitagaragara ni ibibera mu mutima w'umuntu aho bimera n'Imana nyiri kubikorerwa, y'uko umuntu kubyarwa n'amazi bidahagije ahubwo aba agomba kubyarwa n'Umwuka w'Imana. Nikodemo yumvise ibi bintu yumva biramutangaje cyane. Yesu aramubwira ati ugiye gutangaza kuko avuze ko ugomba kuvuga ubwa kangahe? Niba hari ikintu cyiza kikibagiza ikibazo cy'umuntu adafitanye n'Imana, ni icyitwa iyobokamana n'idini. Reka dutekereze wa mugabo umaze imyaka 38 ari mu kidendezi. Wa mugabo yari yaragiye yica ahantu aho yarategereje ko agomba gukira, ariko imyaka kugeza ku mwaka wa 38 Yesu aramusanze amubwiye ngo wa mugabo we urashaka gukira? Wa mugabo uburwayi bwamuhita bumuza mu mutwe, aravuga ati ndarwaye kandi nshatse kwiterera mu abandi bagenzi bacu. Amara imyaka 38 azi yuko ari ku kidendezi batarakira, ariko abandi bamaze imyaka 20, abandi imyaka 10, abandi imyaka 3 mu itorero, abamaze kutegurwa uburwayi bwabo. Uriya mugabo yamaze imyaka 38 ariko adashobora kwigisha ababyeyi ngo nahise kandi atangiza. Abandi barazaga bagakira, uwaje mu kagare akajugunya yakajugunya akagenda, uriya ntawe ugendureka afate kana kagare n'ubundi mugende mbere kwisasiro byibuze ngende mperera mbere mu kagare. Ariko abenshi baje mu Kristo bameze nk'imbago y'utugare, baje bakagana bagenzi babo. Nicyo bashingiye bafashe ubukristo ubwabo n'ibyo bishingikirijeho bimeze nk'akagare mugenzi wawe yaraje arakirangije arakujugukira nawe bafata, warangiza ukagenda ariko ubakize. Maze Nikodemo abaza ibibazo byinshi. Yesu agera aramubwira ati Nikodemo Luka 14, nk'uko Mose amanitse inzoka mu butayu niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo bugejeje bute. Niba hari isomo rikomeye ni isomo Yesu yaje akariretinga n'ibyabaye, yuko hari igihe kigeze kugera muri Isirayeli haterwa n'inzoka z'ubumara. Izo nzoka zarazaga zikaba umuntu zamuma mu minota mikeya akabapfura, ariko igihe kigeze Imana ibwira Mose we fata inzoka uyicure mu murindi uyimanike, umuntu wese uri
ikintu cya mbere kukira yagombaga kwemera yuko ari inzoka. Burya hari abantu baba bazi kwihangana no kwihagararaho ku buryo abasha gukomereka yarangiza agakomeza kugenda, ariko abenshi muri abo ngabo burya umuntu ukora impanuka yarangiza agahaguruka n'amashagaga menshi ngo niwe uba uri muri risike zo gupfa. Narumva n'ibintu sinzi niba ari no umuntu agahanga karaje ngo baragakata ariko ukagenda kuvuga ngo nari mvuye kuko babibona agahanga ni gake ku gihimba ariko kagenda kavuga ngo nari ngize mbere. Hari uko umuntu apfa agapfa ntabwo ariko yapfuye, agahanga kakaba karavuye ku gihimba kera, ibyo avuga byose biga kubihisha akanwa, ariko ubugingo yaratandukanye n'ikigomba kumuhesha ubugingo, ariko ati nari mfuye. Abisirayeli yagombaga mbere na mbere kumva uburibwe ubumara inzoka yaguye, yamara kumva ubwo buribwe bw'inzoka yaguye ntihagarare ku makuru ya Kristo. N'uyu munsi niko bimeze, abenshi batari bariyumvamo n'ububi bw'ibyaha byabo, barabwirwa ngo bizere nabo bati turizeye, ariko tumaze no kwizera icyo ari cyo. Ugomba gutumbira agatumbira inzoka imariswe ku butayu ngo n'uwamwe n'iki yakumva ubumara bw'inzoka n'uburyo buryana, yarangiza agatumbira inzoka. Yesu arajagara Nikodemo n'umwana w'umuntu uko bizagenda. Uwamwe na ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, mu mutima we akumva uburibwe n'uburemere bw'ibyaha bye, yarangiza akitegereza Kristo Karuvali uburuhukira. Ariko uyu munsi byarivanze, byivanga buri muntu wese abwirwa ngo yizere Yesu. Nyamara kwizera benshi bizeye ni kwa kwizera ngo n'abadayimoni bagenzi bati ikibikumenyesha nuko yo kumvisha ibyo kuza kwa Kristo bimushyitse. Umuntu aragenda yizeye, arizera nibyo, ariko iyo yumvisha ibyo kuza kwa Kristo bimushyitse, iyo yumvisha iby'urubanza n'amateka azacibwa bimushyitse, niyo yumvisha agatekereza urupfu ruzabona bakatazabura kuba bimushyitse. Uzasoma agatabo k'umugenzi witwa Byiringiro ngo iyo yabonaga akabona agiye gushingura, agatekereza yuko igihe kizagera bakajya kumushyingura, yagiraga ubwoba bwinshi ku byo yari yaratabisinziriye. Iyo yumvaga umuntu utangiye kumurya, yakoraga ku mutwe akavuga ngo wabona ijoro ntari buze kuramuka, maze Byiringiro arangiza akagira ubwoba bwinshi cyane. Ibyo byamutera umwete wo kugira ngo yumve yuko akeneye kuramuka Kristo Karuvali kugira ngo byakire. Nikodemo arasobanurirwa, abwirwa ibijyanye n'ubuzima bwa kabiri, yuko umuntu wazwe n'inzoka yitegereza kuri Kristo yarangiza agakira. Umusaraba w'i Karuvali, Pawulo yabwiye Abagalatiya ababwira ngo ntabwo kuri ubu igihe nasaga iwanyu sinagambiriye kugira ikindi nabamenyesha uretse ibya Kristo wagenze ute. Ibyo ni byo byiringiro by'Umukristo. Nyamara uyu munsi tumeze nka Nikodemo. Nikodemo akimara kubwirwa bya Kristo n'uburyo agomba kuzamwitegereza, Nikodemo icyamubayeho yahise arara gukurikira Kristo amara imyaka 3 n'igice. Yumva ibya Kristo yakumva no bivugirwa agakata inzira, kuko yari azi neza ko Kristo amubwiye ngo Nikodemo we nta bugingo buhora afite kuko utigeze uvuga ubwa kabiri. Mu gitabo Uwifuzwe byose Icyongereza aravuze ngo he was inactive to Christ within 3 years. Yamaze imyaka 3 n'igice kuri Kristo ari active, ariko mu rusengero yarateye cyane. Benshi uyu munsi bamaze guhakana Kristo, Kristo amushyira hirya, baba inactive kuri we, ariko ku bijyanye n'inshingano no gusumba gusoza mu itorero baractive cyane. Igeze igihe Kristo abareba akababwira ibyatakanye n'ibyabyisana, yaravuze ngo izi mirimo yanyu, ariko mufite izina yuko muri wowe nyamara muri iki mu itorero muriho, mu bitabo muriho, ariko kumara muri ibitabo by'itorero amazina yanyu yaraje aratsindagizwa rwose, nta gakato karimo, ntibigeze bakunyuzamo ukuri, ariko mu gitabo cy'ubugingo mukabura.
umukristo mugenzi wanjye usuzuma imigendere yawe utagira ubwenge. Benshi ntabwo imibereho yabo itandukanye n'amagufwa ari muri cya kibaya Ezekiyeli yabonye ngabona yuko abantu ari amagufwa yumye ngo yumye rwose, bakeneye umwuka w'Imana kugira ngo hanure umwuka w'ijuru bitabaye ibyo. Rero rwacu n'abakristo bigoranye. Uyu munsi hari tutabazwa ariko igihe kizagera ukabibazwa. Umuntu abasha kuva hano muri Kigali akerekera Musanze, akanyura ahantu bakamuhagarika abapolisi bakamuhagarika nk'inshuro 5, ariko umupolisi wa 6 yamuhagarika nta mubwire polisi. Kubera iki? Uwa mbere yaje aramubwira ati siranse ifite, uwa kabiri aramubwira ati reka mbere nasanga agenda neza, uwa gatatu amugezeho adicana amatara abona amatara, uwa kane amugezeho arangije amapine abona amapine ni mazima, ariko ageze kwa gatanu aramubwira ati genda control technique yakwika bakageza ati kabure. Hari ibyago umuntu agira ku rwego rw'ahamwe kandi ntazibwirwa. Abasoma katabo mugenzi uwitwa Ntabwenge yakoze urugendo ahura n'abakristo arabwira ati Ntabwenge, uru rugendo urimo uyu munsi ntabwo ufite ibikorereza kugenda, kuko bakimubaza bati umeze ute, urava ukajya he? Ati misiyoni. Ni iki kikumenyesha ko uzagerayo? Ati gukora si iki by'iwacu kugira azagerayo. Bati se rero ni iki kikwereza? Ati umutima wanjye urabikomeza. Baramubwiye bati ibyo rwose uru rugendo ubasha kugenda, ariko nubwira kurerera usaba ugendanirane. Benshi uyu munsi bari kugenda urugendo bafite ibyangombwa bibemerera kugira ngo barigende muri uyu munsi, ariko se ntibibaza yuko n'unageze ku rurembo hari ikintu bazakubaza? Icyo bazakubaza ni ikihe? Urwandiko rw'inzira. Nta bwenge. Igihe yabashaka n'abantu mugenzi we bati nta bwenge tubwire, yabashije gutanga ubusobanuro atanga n'impamvu zo kwizera kwe. Bamubaza ati nzuwo nizerwa niwe, ariko igihe yarageze ku rurembo baramubwira ngo nta bwenge, twerekeye mu rwandiko waherewe ku musaraba. Nta bwenge kimara kubwira iby'umusaraba intege ziracika. Yabwiwe iby'umusaraba azi neza ko atigeze yinjira mu irembo, maze nta bwenge ngo arikabakaba akora mu mifuka ibyo azamuye akamenya yuko atari byo bakoze. Yazamura ati dore natasi na cyuma kwa nsi dushaka, yazamura ati ntari ibyo wikora rero si ibyo dushaka, yazamura ati bisaho ko natsi zansi si ibyo dushaka. Twereke urwandiko wahereye ku musaraba. Mugenzi wanjye, ukeneye Kristo urenze imigenzo n'imihango n'amabwirizwa adushize imbere ibyo tugomba gukurikiza. Ibyo bikubikora rwose ntabwo biciro mu iteka, ariko mubabikora ukabikora nk'umugaragu utarigeze utangira. Nabonye ahenshi abakozi bo mu rugo bavunika, akaza agakora agahera mu gitondo akagira nimugoroba, akaza agakora ukwezi agakora umwaka agakora imyaka 2, ariko igihe cyagera bagakuraga bagahamagara abana bose bati muze sha we nguhaye iki, bagakora no mu mufuka bati nawe umukozi akira udufaranga nurangiza wigende dukura mu buzima bwawe gutanga umwana wanjye. Rero nawe ugira imirimo yawe yawe aho yandikwa, ushake Imana, ushake Kristo Yesu. We kugira ngo utagira ubwenge, kwibesha kose no kwibesha, ariko kwibesha mu rugero rwa Kristo nababwiye ngo ni bibi cyane, ni bibi. Genda uri umusore uteye bakuzanira umwana uhangane nabyo n'isogaruka ubyara udasinziriye ugira ute, ariko igihe igihe kizageza rwose uzajyana nta kibazo. N'ubundi ubuzima uzabaho ni bukeya, igihe kizagera uzapfa numara ko ibyo ngibyo birangiye.
rutegura ubuzima bw'iteka ryose. Mbega uburyo wari ukwiye kuba umunyamakenga, mbega uburyo wari ukwiye gucana magufi ukongera ukagaruka utangira ku rugendo rwawe. Benshi barabazwa ngo watangiye ute, wisanze ute mu nzira. Ati nari umugatolika useka ku cyumweru nagiye ndaza kuruka isabato. Ati rero buriya yewe nakunze iwacu mu gitondo kare batudusaba ati muze mwiyumuriza mu gitondo. Ati rero nakuriye mu itorero, ntabwo bishaka ikote mu gukora mu itorero, ariko imyaka wawe ufite yose numva atari gatoya. Kubwirwa ngo hari ikindi kibanze cy'uko ugomba kwinjira mu irembo, utazajya ku irembo bakakubwira ngo ubujura kandi uri mu kazi. Benshi ntibabasha kuba bagenzi babo, icya cumi kigarura ko ugomba kwitanga, ariko Imana igakomeza kukwita umujura utarigeze ukora mu mifuka y'abantu bw'ikintu kimwe cyonyine. Ntabwo bigeze unyura mu irembo ry'ikaruka. Bakristo bagenzi banjye, twongere dusubire ku rufatiro rwacu, twongere turebe, twongere turibaze. Nanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Iby'agakiza byumva neza. Kristo yavukiye muri iki cyangwa ari igikote cy'inyuma gipfuritse, nyamara imbere nta kintu kirimo. Icyavuye munsi, icyavuye umwanya kugira ngo tugabanye akavuyo n'akajagari gushaka Imana. Inyigisho y'ubwashize yakekanye icyiciro cya 12, aho bavuze uburyo hari igihe kigera rwose imihango ikagaragara cyane, ariko kugaragara kwabo bikaza ikijyanye n'umusaruro bagirana n'Imana nta yari nta n'icyo. Ariko ngo ibitanga Imana igashima. Se kuki umuntu atanga igitanga Imana ntigishime kandi yayitanze? Bisuzume maze turebe, kugira ngo tudashima turi mu isi, twazagera imbere y'Imana ikatugaya ngo wabaye umugaragu mubi, warakoze ariko wakoreye ubusa. Wigeze kugira ngo uhurira igitabo cya Kristo. Intangiriro yaje n'igihe ni uko bazasobanukirwa ku myaka itagize, akavuyo kawe kagashyira hasi, ibitekerezo byawe ukabihamya hasi, ukabwira Imana ati nyigisha ubwenge bwawe. Ubwenge bwawe buhora iteka buhanganye n'ubwenge bw'Imana. Imana ishaka kugucisha bugufi no kukoroshya, ariko na kamere yawe ishaka iteka kugira ngo uri aho ngaho uri hejuru cyane. Gabanya amarere, rera k'umwana muto ujya mu ishuri rya Kristo, ubwire Kristo utigisha. Ibuka ibya Yakobo yamanukaga ngo isoma mu muzingo wa Yesaya 53, isoma bya wa wundi wajyana mu intambara ijyana mu ibagiro, maze Filipo araza ati dusoma urabyumva? Yaravuze ngo arabyumva, yaravuze ati ndabyumva ntawe ubisobanurira, ariko gusoma yarasoma. Se yarageze muri Yesaya yaheze ibitabo bingahera. Umuntu ajya kuri chapitre 53, ubwo chapitre ya mbere atarayisoma, ariko ibyo byose ubasha kubisoma utabyumva, ukavana imwe kabiri gatatu karindwi wagera kuri 50 utavuga ikintu na kimwe. Ikibazo abanyarwanda dufite, twibwira yuko ngo nyamara tutazi. Icyavuye rwose kugira ngo buri wese yongere yisuzume, ufate ibihe byo kubana n'Imana, ufate ibihe byo gushyikirana n'Imana, ufate ibihe byo kongera kwibaza, utekereza ku gakiza kawe. Nabo henze mu byonyine, nyamara nta Mana ugeze ute, nubwo wakubona yaguseka yaboneka. Genzura utazajya kuri rwo mu ijuru ukamera nk'ayagatimenya gati y'imene ibintu gati ubundi yimaze kumena ikiba yikoreye icyo cyo bita agaciro, sibyo? Ikibindi cyamara kumeneka warangiza ukamutereka agende aho wari utuye, ukaza ukavuga ikibindi cyamenetse ukamenetse
ingata ntabwo muzanye ingata ingata uraza kujugunya benshi bashima gutwara ubukristo bwabo ari ubukristo butagira Yesu, nyamara bagashima kumutwara bakabugendana rwose ukarukorana urugendo rwawe, nyamara Kristo muri wowe akaba atarigera na rimwe agirwa kumurikira. Munsi n'uyu mwanya bagiye gusangira umusango ukuri, arahamagara abanyabyaha bose kugira ngo uwemera akemera gucishwa bugufi abashe kumwishurira. Kristo yishurira abamushaka, Kristo yishurira abana be. Ntabwo ibyo bisaba kugira ngo ube wagize byinshi, ntibisaba kugira ngo ube warasabwe byinshi. Igisabo ku musaraba gitegereje muri Kristo kimubona mu mwana, ariko abandi bose bari kumureba baza bakareba mu mpapuro zose bati yewe n'ubundi nta cyiza kizaturuka hera i Galilaya. Nyamara igisabo ku musaraba kidafite izo nyandiko zose kitegereje muri Kristo umwana w'Imana, maze cyuma Kristo ni umwami kiramusaba ngo data, igihe uzazira mu bwami bwawe uzagenza ute? Ni kuba abantu bafata nk'abanyabyaha ruhanga, umunyabyaha ruhanga yitegereza muri Kristo agakira, nyamara abana bo muri Yuda bwaje bwa Isirayeli bo bakazajugunywa hanze. Isirayeli y'uyu munsi itinya umushyitsi. Yesu aravuga ni kangahe bashatse kukuhundikira nk'uko imbaga y'ubizimijwe yabo ariko ntugenze ute? Isirayeli yavuye mu mababa y'umukiza ikomeza kwigenza, nyamara n'ubwiriye guhunguka ntabwo yigeze irorera gukurikiza imihango yitwa yuko ari imihango y'Imana n'imigenzo y'Imana yabategetse. Mugenzi wanjye, kongera mu mababa ya Yesu, wikwemera kugira ngo ubukristo bwawe bube ubukristo butagira urufatiro, butagira fondasiyo bwubatseho. Kandi Kristo ahari, cyangwa uyu munsi nkamwemerera nawe ukamwemerera, ibyo mbifuriza nanjye mbifuriza mu izina rya Yesu.